Nguhaye ikaze muri iki cyegeranyo mwategure kandi mugiye kugezwaho nanjye Ismael Mwanafunzi. Nguhaye ikaze. Tugiye kurebera hamwe imihanda 10 mibi cyane ku isi utakifuza kugendamo nubwo haba mu nzozi. Twihuse ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanda uri mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ni umuhanda witwa Stelvio Pass. Uyu muhanda umanuka nka zigizaga. Urebeye kure uteye amabengeza ariko nanone uberamo impanuka nyinshi. Mu mwaka wa 2008 uyu muhanda wageze gutorwa nk'umuhanda mwiza mu gutwariramo imodoka. Gusa ibyo ntibikuraho yuko uyu muhanda uberamo impanuka nyinshi kubera ukuntu hanamye ku mpanga. Ibi bigatumuza ku mwanya wa 10 mu mihanda mibi 10 ku isi. Twihuse reka turebe umuhanda dusanga ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanda uri mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni umuhanda witwa Sichuan-Tibet Highway. Uyu muhanda utangirira hitwa Chengdu ya Sichuan mu burasirazuba ukarangirira hitwa Lhasa muri Tibet mu burengerazuba. Uyu muhanda ushobora kugufata iminsi 15 kugira ngo ugende wose uwurangize. Uyu muhanda wa Sichuan-Tibet wahitanye abantu ibihumbi mu myaka yashize, kandi uyu muhanda ikosa rimwe ushobora gukora uriho rikuviramo urupfu. Inkangu hamwe n'ibiza biva mu rutare ni zimwe mu ngorane ushobora guhura nazo uri mu rugendo kuri uyu muhanda. Ibyo bituma Sichuan-Tibet iza ku mwanya wa 9 mu mihanda mibi ya mbere 10 ku isi. Twihuse reka turebe umuhanda dusanga ku mwanya wa 8. Mwanya wa 8 turahasanga umuhanda uri mu gihugu cya Norvege. Ni umuhanda witwa Atlantic Road. Uyu muhanda wigeze gutorwa n'ikinyamakuru The Guardian muri 2006 nk'umuhanda mwiza wo gutwariramo. Gusa gutwarira muri uyu muhanda ni nko kwiyahura, kuko ni nko guterera ku nkombe y'inyanja. Imiraba ikaze y'inyanja yo muri Norvege ikunze kugonga uyu muhanda mu gihe cy'ikirere cy'umuyaga. Bityo rero menya ibyago uzahura nabyo mu gihe uri kugenda kuri uyu muhanda. Ibi bigatuma uyu muhanda wa Atlantic Road uza ku mwanya wa 8 mu mihanda 10 mibi ku isi. Reka turebe umuhanda uri ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanda uri mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni umuhanda witwa Zojila Pass. Uyu muhanda akenshi ubufunze mu gihe cy'itumba mu rwego rwo kwirinda ibiza n'impanuka byabera kuri uyu muhanda. Uyu muhanda ni ihuriro rikomeye hagati ya Ladakh na Kashmir. Hakunze kugwa urubura n'umuyaga mwinshi. Ni umuhanda kandi uhanamye cyane ku mpanga. Uyu muhanda ni mubi cyane. Ibyo rero bituma uza ku mwanya wa 7 mu mihanda 10 mibi cyane ku isi. Twihuse reka twirebera umuhanda uri ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanda uri mu gihugu cy'Uburusiya. Ni umuhanda witwa Siberian Road. Uyu muhanda wambuka imisozi, ibibaya, amashyamba n'ibindi byinshi. Mu mpeshyi uyu muhanda w'ubukonje uhinduka icyondo, ari nabwo ibyago byo kuwutwariramo byiyongera. Ibyo bigatuma uyu muhanda uberamo impanuka nyinshi. Ni umuhanda uhuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Siberia. Ibi nibyo bituma uyu muhanda uza ku mwanya wa 6 mu mihanda mibi 10 ya mbere ku isi. Dukomezanye. Ku mwanya wa 5 turahasanga umuhanda uri mu gihugu cya Bolivia. Ni umuhanda witwa Nafuyangasi Road. Uyu muhanda bigereranywa ko ku mwaka hagati y'abantu 200 na 300 bafira muri uyu muhanda. Hari ababa bari mu makamyo, muri za bisi, ku mamoto, ku magare n'ibindi. Uyu muhanda uzwi ku izina ry'umuhanda w'urupfu, umuhanda uteye akaga ku isi. Gusa amakuru meza ni uko bahubatse indi nzira uhita utakaza kwitwa umuhanda wa mbere uteye akaga ku isi. Reka dukomezanye no ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga umuhanda witwa Skippers Canyon Road. Ni umuhanda uri mu gihugu cya New Zealand. Uyu muhanda uherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa New Zealand. Ugizwe n'ibirometero 16,500 kandi wakozwe n'abacukuzi mu myaka 140 ishize. Uyu muhanda ni mubi ku buryo n'ubwishingizi bw'imodoka yawe butazubahwa mu gihe uramutse ugiye kuri uyu muhanda imodoka yawe ikahakorera impanuka. Uyu muhanda wa Skippers Canyon Road ni ikizamini cy'ubushobozi bwawe bitewe n'ahantu hihariye kandi hitaruye n'imiterere mibi y'uyu muhanda. Ni ngombwa kwitegura mu gihe ugeze kuri uyu muhanda. Twihuse reka turebe umuhanda dusanga ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turahasanga umuhanda uri mu gihugu cya Pakistan. Ni umuhanda witwa Fair Meadows Road.
uherereye mu karere kitwa Gilgit-Baltistan muri Pakistan. Ni imisozi idasanzwe kandi iteje akaga, igizwe n'uburebure bwa kilometero 16,200, uhujwe n'imihanda ya kaburimbo idahundagurika. Uyu muhanda nta muntu ufite umutima woroshye cyangwa umuntu ugira ubwoba ushobora kuwugendamo. Nibyo wumvise neza, ntago ugira ubwoba ushobora kugenda kuri uyu muhanda. Ibi bituma uyu muhanda uza ku mwanya wa gatatu mu mihanda ya mbere 10 mibi ku isi. Dukomezanye no ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanda witwa Keylong Kishtwal Road. Ni umuhanda uri mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu muhanda uherereye muri leta ya Himachal Pradesh mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni nk'igitonyanga cy'amazi gihagaritse. Ibaze nawe. Uyu ni umwe mu mihanda iteje akaga kandi ni ikizamini nyacyo cy'ubushobozi bwawe. Imiterere y'ikirere nk'imiyaga n'imvura bishobora gutuma uyu muhanda wuzura ibyondo ukanyerera, bikagorana cyane kuwunyuramo, kabone niyo waba uzi gutwara bingana iki. Ibyo rero bituma uyu muhanda uza ku mwanya wa kabiri mu mihanda 10 mibi cyane ku isi. Twihuse reka turebane umuhanda uri ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko tureba umuhanda uri ku mwanya wa mbere, ndakwibutsa niba utarakanda subscribe kuri iyi channel ya Furaha TV, yikande ndetse wibuke no gukanda ku kazogera kari ku ruhande kugira ngo uzajye ubona ibindi byegeranyo by'ubwenge utasanga ahandi. Njye ukomeje kukugezaho iki cyegeranyo, amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi Ismael Mwanafunzi. Dukomezanye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuhanda uri mu gihugu cya Turukiya. Ni umuhanda witwa Bayburt 915. Uyu muhanda ufite uburebure bwa kilometero 66, ugizwe n'ubuhaname bwa 29. Nta nzitiro zibuza imodoka kugwa mu manga ziri kuri uyu muhanda. Urubuga dangerousroads.org ruherutse kuwita umuhanda uteye akaga ku isi. Ibice bimwe na bimwe by'uyu muhanda birafungwa mu gihe cy'itumba kubera imvura y'amahindu n'ikirere kibi cyane. Uyu muhanda ugerageza ubutwari n'ubuhanga bw'abashoferi bose bawunyuraho, kandi nta mwanya wo kwibeshya uba kuri uyu muhanda, kuko iyo wibeshye gato ushiduka wisanze mu mpanga. Inkubi y'umuyaga, inkangu ni zimwe mu ngaruka ushobora kuzirengera mu gihe wiyemeje kunyura kuri uyu muhanda. Umuhanda mubi cyane ku isi. Mu myaka yashize uyu muhanda wahitanye abantu benshi cyane. Ni nayo mpamvu uza ku mwanya wa mbere mu mihanda ya mbere 10 mibi ku isi. Ese wowe muri iyi mihanda nuhe watinyuka gufata? Ndagushimiye cyane.